Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yumvise ko Yohani yatanzwe, yigira muri Galileya, yimuka i Nazareti ajya kuba i Kafarinawumu ku nkuka y'inyanja, mu rugabano rwa Zabuloni na Nefutali, kugira ngo huzuzwe iby'umuhanuzi Izayi yavuze ati: Gihugu cya Zabuloni, nawe gihugu cya Nefutali, nzira igana inyanja, hakurya ya Yorodani, Galileya y'abanyamahanga. Imbaga yari yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje, n'abari batuye mu gihugu gicuze umwijima w'urupfu, urumuri rwabarasiyeho. Guhera ubwo Yezu atangira kwigisha agira ati: Nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Nuko Yezu azenguruka Galileya yose yigishiriza mu masengero yaho, atangaza inkuru nziza y'ingoma, akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Ubugiraneza bwe bumenyekana muri Siriya yose, bakajya bamuzanira imbabare zose zifite indwara n'ibyago by'amoko yose, abahanzweho, abanyagicuri, ibimuga, nuko akabakiza. Maze abantu benshi bavuye muri Galileya no muri Dekapoli, i Yerusalemu no muri Yudeya no hakurya ya Yorodani bamuhombokaho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo abahanuzi bahanuye, Kristo wavutse mu muryango wa Dawudi, Kristo twahimbaje kuri Noheli, tumubona avukira ahantu hadakwiye Imana. Kristo yarigaragaje, ejo nibyo twahimbaje. Yigaragaza ari umwana muto uri ahantu hadakwiye, ariko ashengererwa kandi aramywa n'abantu bakomeye. Rero twarabizirikanye, abanyabwenge baturutse iburasirazuba baza bayobowe n'inyenyeri, bari bafite ubwenge bwo kumenya icyo inyenyeri ishaka kuvuga. Baza babaza umwami Herode bati: umukiza ugomba kuvuka yavukiye he hano mu gihugu cyawe? Twabonye inyenyeri ye, tuza tuyikurikiye, tuza kumuramya. Baragenda barabasobanurira neza aho yagombaga kuvukira. Twarabyumvise ejo, abigisha amategeko n'abakuru b'umuryango Herode yari yateranyije barabasobanurira. Nuko baragenda bakomeza urugendo, ya nyenyeri irabajyana ibageza aho Yezu yari ari. Ngo bahageze barishima, hanyuma barapfukama baramuramya, hanyuma bareba ibyo batunze by'agaciro, baca bugufi. Baravuga bati: dufite byinshi, wowe ntacyo ufite, ariko ibyo ufite ni byinshi kurusha ibyo dufite. Bapfundura impago zabo, harimo zahabu, ububani n'imibavu. Baramutora, baramuramya, barishima. Icyari kibazanye gituma umutima wabo utuza. Barangije ngo barababwira ngo ntibasubire muri ya nzira bajemo, kuko ababayoboraga barimo babayoboza kugira ngo nabo bazajye, ariko batagiye kuramya Yezu, ahubwo bagiye kumugirira nabi. Mbere aho ngaho, kugira ngo twumve neza Ivanjili tumaze kumva, Yezu Kristo yongeye kwigaragaza, kandi yigaragaza ahantu nanone hinamenyekana muri kariya gace batubwiye, kandi nanone ngo kegere abanyamahanga. Ari mu Bayahudi, ariko nanone yegera abanyamahanga kugira ngo agaragaze ko yaziye isi yose. Isi yose ni Imana yaremye isi yose. Yezu Kristo ni Imana yigize umuntu, asangiye kamere na Data mu bumwe bwa Roho Mutagatifu. Imana yigaragariza isi yose. Iyo si yose rero
yigaragariza n'iyasi ngo iri mu mwijima. Imbaga yari yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje, rwa rumuri rw'aba bami baturutse kure bakaza barukurikiye, bageraho umwana ari bakishima. Imbaga nayo yabonye urumuri rutangaje, n'abari batuye mu gihugu gicuze umwijima w'urupfu, urumuri rwabarasiyeho. Hanyuma bamaze kubona urwo rumuri rutangaje, urwo rumuri rubavana mu rupfu rukabajyana mu buzima, urwo rumuri rubavana mu mwijima rukabajyana mu mucyo, atangira kubabwira ati rero nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Mumenye ko ingoma y'ijuru yabagezemo, muhindure imyumvire, muhindure imitekerereze, hanyuma mugire icyerekezo. Rwa rumuri rwayoboye ba bami baje bayobagurika, ariko batabishimye ntibongera kuyoboza, bagira icyerekezo cy'aho bagomba noneho kugana batashye. Yezu Kristo rero wigeze umuntu wigaragariza isi, natwe aratwigaragariza, atubwira ati harya imitekerereze yawe uyiganisha he? Harya imyumvire yawe uyiganisha he? Harya ubuzima bwawe bufite ikihe gisobanuro? Harya ufite ukumurikira mu buzima bwawe kugira ngo udakomeza kugendera mu mwijima, kugira ngo udakomeza kugendera mu rupfu, ahubwo ugire ubuzima, ugire icyizere cyo kubaho. Nicyo Yezu Kristo aduhamagarira uyu munsi. Icyo cyizere cyo kubaho rero yakigaragaje nk'uko twabyumvise, yagendaga ngo atangaza inkuru nziza y'ingoma, kandi nanone akiza icyitwa ubumuga cyose. Mu isomo rya mbere Mutagatifu Yohane yavuze ati dore ikigaragaza ko tuzi Imana nuko twemera Yezu Kristo. Yezu Kristo rumuri rwacu, Yezu Kristo mukiza wacu, Yezu Kristo mbaraga zacu, Yezu Kristo cyizere cy'ubuzima, Yezu Kristo we buzima utanga ubuzima. Hanyuma rero ati icyo nicyo cyerekana ko tuzi Imana, nuko twemera Yezu Kristo kandi tugakunda nuko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana, nayo ikamugumamo, kandi aho tumenyera ko Imana turimo nuko yaduhaye roho wayo. Yezu Kristo aza atubwira ko Imana turi kumwe. Roho w'Imana ni ugutekereza uko Imana itekereza. Turi kumwe, ni Emmanuel, Imana turi kumwe. Imana itanga ubuzima, Imana iyobora ubuzima, Imana igeza ku buzima nyabwo. Aho rero tumenyera ko Imana turimo nuko yaduhaye roho wayo uduha kugira icyerekezo cy'ubuzima, roho wayo uduha kugira igisobanuro cy'ubuzima, roho wayo uduha kumva ko aho turi hose no mu byo dukora byose Imana turi kumwe. Umwuka wayo uturimo, urumuri rwayo ruratuyobora. Icyo duhamagarirwa rero nk'uko Yezu Kristo abivuze ni uguhindura icyerekezo, ukamenya aho ugana, ukamenya ibyo ukora, ukamenya aho mubana, maze koko ugaturwamo na wa munezero w'Imana, bya byishimo by'Imana. Guhindura icyerekezo rero ni kwa kundi kuva mu mwijima ukajya mu rumuri, nk'uko bari abami bahinduye icyerekezo, nk'uko Herode yari yababwiye ati mugaruke munajye mumbwire nzajye kumuramya. Imana yababwiye hariya ntimusubireyo, ahubwo gana hariya. Guhindura icyerekezo gikomoka ku Mana, icyerekezo gitanga ibyishimo, icyerekezo gitanga urumuri n'igisobanuro cy'ubuzima. Yezu Kristo rero akomeza amurikire ubuzima bwacu, tumusabe natwe twisubireho, tubone ingoma ye iri mu buzima bwacu, kuko Yezu nimba adahari, Mutagatifu Yohane yavuze ati utakira Yezu Kristo ubwo aba ari nyamurwanya Yezu Kristo. Utakira inyigisho za Yezu Kristo aba afite izindi nyigisho yakira, kandi izo nyigisho ntabwo ari ukuri. Dusabe rero Yezu Kristo adufashe kugendera mu kuri kwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.